Ndagushimiye cyane wowe kanze kuri ino video, by'umwihariko weho wamaze gukora subscribe kuri ino channel Innovation and Electrical. Twari tumaze iminsi twiga amashanyarazi, twiga ibijyanye n'amashanyarazi, none ubu ngubu tugiye kurebera hamwe igice cya innovation. Ngiye kukubwira ngo utandukana no kugenda telefone ebyiri kubera ko ufite simukadi nyinshi, kubera ko ufite nimero nyinshi. Tandukana n'ibyo, ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha telefone zawe zose ukazikoresha muri telefone imwe, uburyo wakoresha simukadi zirenze ebyiri, eshatu, enye ukazikoresha muri telefone imwe kuri simukadi imwe. Abaguhamagara bakakubona kuri simukadi imwe, nyamara baguhamagaye kuri nimero zitandukanye. Ngiye kukwereka uburyo wahuza nimero zawe zose za telefone zikajya zihamagarwa kuri simukadi imwe cyangwa kuri nimero imwe. Weho rero icyo ngusaba, kora subscribe ubundi ukore na like, hanyuma twikomereze. Icyo uri bukore nta kindi rero, urashaka application yitwa Call muri telefone ya matushi cyangwa se phone muri smartphone yawe. Dore ngiye rero, hanyuma numara kuyibona urayemezaho. Numara kuyemezaho, icyo uri bukore nta kindi, uraza werekere hano hejuru mu nguni kw'aka kantu ka setting. Nurangiza naho uraza kuhemeza. Numara kuhemeza, icyo uri bukore rero, uraza hano handitse ngo sim card setting. Nahangaha numara kuhagera naho urahemeza. Numara kuhemeza rero, uraza kubona izi features ebyiri. Ya mbere ivuga ngo sim card and mobile network, urayihorera. Hanyuma uze hano hepfo handitse ngo carrier features. Ahangaha nimuhagera naho murahemeza, barahita babereka network z'amasimukadi ziri muri telefone. Icyo uri bukore nta kindi, uraza kureba niba simukadi yawe ushaka guhuza ari simukadi ya MTN cyangwa se ari Tigo. Icyo uri bukore rero, reka duhitemo wenda duhitemo MTN. Iyi ngiyi urahemeza. Numara kuhemeza, baraza kukuzanira zino option eshanu. Icyo uri bukore nta kindi rero, wowe uraza ukande ahanditse ngo call forwarding, ariho hano. Uraza kuhemeza. Numara kuhemeza rero, uraza hano handitse ngo voice call forwarding, hanyuma uhemeze. Numara kuhemeza, urabutegereje gato. Numara kugira ahangaha, barakwereka izi option enye. Iya mbere ariyo iyi ngiyi ivuga ngo always forward. Iyi ngiyi iya kabiri ikavuga ngo when busy. Hanyuma iya gatatu ikavuga ngo when unanswered. Hanyuma iya kane ikavuga ngo when unreachable. Hanyuma rero ikizi option zisobanura, iya mbere ivuga ngo always forward, ni ukuvuga ngo icyo uri bukore urayemezaho. Numara kuyemezaho, barakubwira ngo baraguhereza agatablo, bakubwira ngo hano urabona haranditse ngo hano urabona hano haranditse ngo always use this number. Bivuze ngo urahitamo nimero imwe ufite muri nimero zawe zose. Niba ufite enye cyangwa eshatu, urahitamo imwe uyandikemo hano. Kandi ukuri bubikore gutya no muri telefoni zose, ni kuri bubigenze. Niba ufite nimero wenda eshatu za MTN, imwe ikaba iherwa na 15, indi ikaba iherwa na 20, indi ikaba iherwa na 25, urahitamo imwe wenda dufate iherwa na 15, aba ariyo wandikamo hano. Nurangiza rero uhite wemeza hano handitse ngo turn on. Hano urahita wemeza hano handitse turn on. Numara kwemeza, utegereze gato ibe update. Urabona ko imaze kuba updated. Hano hejuru urabona bari kukubwira ngo forwarding all calls to ino nimero. Icyo bishatse kuvuga, muri za nimero zawe eshatu, imwe iherwa na 15 n'indi ya 20, indi iherwa na 25, twahisemo iherwa na 15 niyo irimo hano. Ni ukuvuga ngo umuntu uzaguhamagara kuri nimero yawe iherwa na 20 hazitaba iyi ngiyi. Uzaguhamagara kuri nimero iherwa na 25 hazitaba iyi ngiyi. Bivuze ngo nta muntu uzongera kuguhamagara kuri telefone wenda yindi wayisize mu rugo akaba ariyo yitaba ngo uze kubibona ugeze mu rugo. Hoya, azaguhamagara ino nimero iri muri telefone wagendanye, aba ariyo isona, aba ariyo witabiraho. Twibutse ko ibi ngibi tumaze gukora ubikora kuri nimero zose. Ubikora kuri nimero zose, ugenda usetingamo nimero imwe wahisemo uzajya witabiraho. Hanyuma nubwo simukadi wayikuramo, nubwo telefone wayifunga, icyo upfa nuko uba waramaze kubisetingamo, uguhamagaye wese hitaba nimero imwe. Kugira ngo duhereke n'izi option zindi zikurikiyeho icyo zisobanura, turamanza tugire turning off. Ino option ya mbere turamanza turning off, tuyifunge kugira ngo tugaruke n'inyuma. Hano inyuma naho dukomeze. Option ya kabiri iravuga ngo when busy. Ni nka cyagihe uba uri kuvugira nko kuri simukadi ya Tigo,
wenda baguhamagaye kuri simukadi ya Tigo ariko muri telefone harimo na MTN, noneho umuntu akaguhamagara kuri MTN akakubura, icyo gihe uba uri busy. Icyo gihe rero uko bigenda, nakubura kuri simukadi ya MTN mu gihe uri kuvugira ku ya Tigo, hazahita hitaba ya nimero wa configiyemo hano. N'urugero ya nimero twamaze gushyiramo, ntabwo dushaka ko nimero zose zijya zimuka zitransfera, kuko hariya hejuru ho, hano hejuru kuri always forward nta telefone n'imwe yitaba muri za nimero zose uko ari eshatu, usibye ya yindi imwe iherwa na 15 twashyizemo, n'igomba kujya isona gusa, igomba kujya yitaba. Za zindi ntabwo zizajya zisona, zamera nk'izirimo gusa, zamera nk'iziri muri telefone gusa, nk'iziriho gusa, ariko ntabwo yayiguhamagara ngo ayikubone. Gusa we uguhamagaye we ntabwo amenya ko telefone yitransfer ahandi, we ayumva gusa witabye. Hanyuma rero hano hakabiriho kuri when busy, ni ukuvuga ngo nimero dushyiramo ya nimero twarangiza tugataninga hano kuri turn on, ni ukuvuga ngo ahaho mu gihe uri kuvugira kuri telefone kuri simukadi ya Tigo n'urugero, bakaguhamagara kuri MTN, aho kugira ngo we yumve bamubwiye ngo nimero uhamagaye ngo iri busy, ahubwo izahita yitransfera kuri ya yindi. Hano ha gatatu kuri when announced, ko bivuze ngo hari ukuntu uhamagara nimero ntayitabe. Ni ukuvuga ngo hano ha gatatu uko bigenda, uramuhamagara telefone igasona, noneho yaba atari kuyifata hashira nk'amasegonda 20 atarayitaba, ikikupa igahita yitransfera kuri ya nimero yindi wamuhamagaye ko yasize mu rugo. Iyo yagendanye nayo igahita isona, akaba ariyo muvuganiraho. Naho rero icyo ukora nta kindi, uraza ukahemeza, hanyuma ukandikamo ya nimero, ugataninga on, ugategereza ikaba update. Yamara kuba update bikaba birarangiye. Option ya kane ariyo yino ivuga ngo when unreachable. When unreachable, urabona nk'igihe ushobora guhamagara umuntu telefone yayifunze, aho ushyiramo ya nimero, ugataninga on. Hanyuma hano ho iyo umuhamagaye, iyo baguhamagaye telefone itariho, mu cyimbo cyo kukubwira ko itariho, hahita hasona ya nimero twamaze gushyiramo hano, niyihita isona, aho kugira ngo umuntu mubure burundu kuri telefone, ahubwo hahita hasona iyo yagendanye. Bishatse kuvuga ngo rero ntabwo umuntu muzabura kuvugana ngo nuko yaguhamagaye kuri nimero wasize mu rugo, ngo nukubera telefone imwe ngo umuriro wari washize, ngo none ngo ntabwo yakubonyeho. Kuvuga ngo ugomba gukoresha uko ushoboye kose, ku buryo nimero cyangwa telefone idashyiramo umuriro ariyo ariyo bazajya baguhamagaraho kuri za nimero zose. Izo option zose uko ari enye, iya mbere ya always forward, yo ni ukuvuga ngo za nimero zose nta nimero isigira isona bayihamagaye. Uzajya uhamagara system yite forward, yite yitransfera kuri ya nimero wamaze gusetingamo. Hanyuma hano ha kabiriho ni bazajya baguhamagara, uzajya uhamagara nimero wenda iherwa na 20, mu gihe yabaye busy yitransfera kuri ya nimero. Hanyuma hano kuri gatatu ho uzajya uhamagara nimero iherwa na 20 isone, ariko natinda kuyifata ihite yitransfera kuri ya nimero yindi, kuko ashobora gutinda kuyifata yayisize mu rugo, nabyo byashoboka. Hanyuma iya kane rero, mu gihe telefone itariho, nibwo izahita yitransfera kuri ya nimero. Hanyuma rero mu gihe ibi byose ushaka kubikuramo, ukigumira uko wari usanzwe umeze, uragaruka muri call ariho hano, uzamuke hano, nurangiza naho uhemeze, urahita ugaruka hano kuri sim card setting, urahagaruka naho uhemeze, ugaruke hano hepfo handitse ngo carrier features, uhitemo kuri ya nimero washyizemo ariyo yindi yemezeho. Nurangiza uragaruka kuri call forward, uhemeze naho. Numara kuhemeza ukande voice call forwarding, utegereze gato. Hanyuma uraza kuri option ya mbere ya ivuga ngo always forward, uhagire off. Hanyuma uze ku ya kabiri, ukure ino nimero uyisibe. Numara kuyisiba utaninge hano, utaninge off, utegereze. Hanyuma no hepfo niko uzajya ubigenza, no hepfo ni kuri bubigenze, nimero urayisiba. Numara kuyisiba utaninge off, hanyuma no hepfo ni kuri bubigenze. Hanyuma ikindi, ino step ubaye ubonye irimo kukugora, wabivamo byose ukagaruka kuri application ya phone, cyangwa ukaza kwandikira nimero, ukandika urwego, ahubwo ni utwego tubiri, hanyuma ugashyiramo 002 tena urwego, ugakanda kuri nimero wakoresheje,
ukabona ukawubikuyemo byose bikaba bivuye. Murabona ko baguhaye notification ivuga ngo call forwarding Elijah was successful. Bivuze ngo za setting zose uzikuyemo, nimero yawe ikaguma kwa kundi, uguhamagaye ukubonye akakubona, ukubuze nawe akakubura. N'ibyo ndagushimira warebye ino video ikabirangiye. Ndagushimiye Mwami Yesu, nakomeze aguhereza umugisha. Wakoze cyane. Ciao ciao, tuzasubira mu masomo akurikiye. Bye, naho utaha.